bene data nagemba mbabwiza ukuri, nitutemera gupfa ku ngeso ngo tugire umutima nkware muri Kristo Yesu, bizatugora gukorera Imana. N'Imana birayigora kutwizera ngo iduhe umugisha, kuko ibizi ko umugisha iduhaye niwe uzaba ikigeragezo kidukura kuri yo. Amen. Hanyuma ngiye kubabwira amahame atanejeje ariko meza. Imana kugira ngo iguhe bya bindi, iguhe Bibiliya tubwiye ngo umuntu nankwariye adatazamuha, kugira ngo iguhe icyubahiro, kugira ngo iguhe umugisha, igucisha ahantu yica kamere, hanyuma ubugingo bukaba buzima. Nta muntu n'umwe yabihawe bivuye ku Mana. Hari uburyo bubiri bwo kubona imigisha. Hari imigisha ya rusange, izuba riva mu mirima y'abantu b'Imana n'imirima y'abarozi, imvura igwa mu mirima y'abantu b'Imana n'abahinze urumogi nabo hakagwamo imvura. Ibyo ni ibintu bya rusange. Mu by'ukuri nababwira ngo nabizeza ko mwese muzajya muzambara, ni ibintu bya rusange. Ariko haba umugisha w'umwihariko ku bantu bafite umutima w'ubumana, bazasiga bateguye ikindi gisekuru kizakomeza kubaha Imana. Abo bantu bagira umugisha utari uwa rusange, ahubwo umugisha w'umwihariko. Abo bantu Imana iha umugisha w'umwihariko, ibanyuza ahantu hatanejeje kamere, ariko ikazabageza ahantu basangira kwera nayo, hanyuma umugisha ibahaye ukazaba uruhererekane rw'ibisekuru. Ndatanga urugero ku muntu witwa Yosefu. Yosefu Imana yamuhaye amasezerano, iramubwira ngo bakuru be bazamwunamira, hanyuma umunsi umwe agiye gusura bene se, bahita baravuga ngo Karose araje, muze tumwice tumuhambe, tuzamenya amaherezo y'inzozi ze. Ubwo ntatangiye kugeragezwa n'amasezerano. Hanyuma bahise bamugurisha. Aho bamugurishije ni kure, ni ibirometero hafi 1000. Iyo ukoze vore y'indege ni ibirometero 720. Yamaze igihe kirekire aboshe agenda mu butayu ashonje, umwana w'imyaka 16. Ubwo ndashaka kubwira abantu bageragezwa n'amasezerano, hagati yo kubivuga no kubisohoza, rimwe na rimwe hari igihe abantu banze Imana banga n'abahanuzi, nkaho wagira ngo n'abahanuzi bavangiwe, ariko umuhanuzi ahagarara kuri uyu musozi akakubwira ibiri ku musozi wo hakurya, kugira ngo uzagere hakurya uzanyura mu gikombe. Iyo uri mu gikombe ntureba hejuru. Rimwe na rimwe watekereza ko n'ibyo Imana yavuze bitazaba. Ndi mu bantu batagira amasezerano asohora vuba. Isezerano ryasohoye vuba ryabimburiye andi, ryamaze imyaka 8. Kandi ubwo Imana yambwira icyo kintu yankoreye, byageze igihe ndavangirwa kuko numvaga bizaba nko mu mezi 2. Ndabitegereza 2 arashira, 4 arashira, umwaka urashira, hashira imyaka 8. Kandi uko Imana yabivuga niko byagenze, ariko nyuma y'imyaka 8 ijya kabiri ryasohoye vuba, ryamaze imyaka 16. Ijya gatatu riheruka gusohora muyo yambwiye ryamaze imyaka 23. N'ubu ntegereje andi menshi atarasohora. Ntugire impungenge, iyo atinze gusohora bivuze ko uzarama ntuzafuta abonye amasezerano. Ibyo rero ntabwo wabyinubira, kandi muri ubwo rugendo Imana igutungisha amano kubw'ubuntu bwayo, ntacyo bitwaye. Ariko Imana ibirimo kugutunganya kugira ngo ugire umutima wagutse, ugire umutima nkware muri Kristo Yesu. Ibyo ntabwo twabikura muri kavukire, tubikomora mu kubaha Imana no kugendana nayo. Yosefu baramugurisha, agezeyo akora kwa Potifari. Yari afite ikiganza cyiza, Imana ari mu buzima bwe, ariko nanone muka Potifari aramugerageza, aramufungisha. Yosefu yafunzwe imyaka irenze 12 muri gereza, aribagirana. Byasaga nk'amasezerano yayibagiwe, kugeza ubwo asaba abantu yasobanuriye inzozi ngo bazamwibuke, nabo bagezeyo baramwibagirwa. Imana irira kwigisha ntawe ukwibuka.